tekereza nk'umuntu waba ari muremure cyane ku buryo uramutse umuhagaze iruhande wagaragara nk'umwana kuri we kabone nawe waba usanzwe wowe uri muremure. Umuntu ufite intoki ndende ndetse n'ibiganza birebire ku buryo yafata ahantu we byagusaba nk'urwego kugira ngo uhagere. Umuntu muremure cyane ku buryo akura vuba cyane ugereranyije n'uko abandi bantu dusanzwe dukura mu buzima busanzwe. Uyu bamwita Robert Wadlow, umuntu wa mbere muremure mu mateka ya muntu. Gusa kwibaza ngo ni gute uyu muntu yabaye muremure atya? Ni iki kiba mu mubiri we tutazi? Ese ubuzima bwe bumeze bite? Cyangwa se ubuzima bw'umuntu upima metero hafi 3 buba bumeze bute? Tugiye kumenya ubuzima bwe ndetse n'uburyo ateyemo n'icyatumye aba muremure, kandi byose turabimenya uyu munsi. Njye ndi iFabrics. Robert Pershing Wadlow yavutse mu kwa kabiri ku itariki 22 mu 1918. Avukira muri Alton muri Illinois muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubundi avuka nta muntu n'umwe wabonaga ko azamwe mu bantu barebare isi yigeze igira ku isi, kuko yavutse nk'abantu basanzwe nta n'ikibazo afite. Bwa mbere avuka yavukanye ibiro 3.8, kandi ibi ni ibintu umuntu wowe wese yavukana, hari n'abavutse bamurusha ibiro. Gusa ibintu byatangiye kugenda bihinduka ku muvuduko wihuse cyane. Ntabwo Robert yavutse nk'abandi bantu uko basanzwe bakura nk'uko dusanzwe tubimenyereye. Ku mezi 3 gusa yari muremure cyane kuruta abandi bana bavukiye mu gihe kingana. No ku mwaka umwe gusa yari apima ibiro bisaga 20. Mu myaka 5 gusa Robert yabaga ari muremure cyane nk'abandi bagabo basanzwe dusanzwe tumenyereye. Fata nawe umwana uri kureshya n'abagabo wenda bafite nk'imyaka 30. Iki gihe rero nibwo ababyeyi batangiye kubona ko uyu mwana ashobora kuba afite ikibazo kandi gitandukanye n'abandi. Abaganga bavumbuye ko uyu mwana afite condition cyangwa se nk'ikibazo twavuga cyitwa gigantism. Iki kibazo kibaho iyo nk'umwana atangiye gukura bidasanzwe, igihe umubiri we wakoze ikinyabutabire kimufasha gukura kigatangira kugenda kiyongera cyane ndetse kigakora cyane birushijeho ugereranyije n'uko yari asanzwe akura. Ubundi iyi hormone isanzwe ifasha abana gukura, gusa we yakoraga cyane ku buryo byatumaga Robert akura birengeje urugero. Iki gihe byatumaga yaba inyama ze ndetse n'amagufwa bitangira gukura cyane birushije aho byagombye kugera. Kandi Robert yagomeje gukura cyane ndetse n'uburebure bwe bugatangira gukomeza kwiyongera. Tekereza nko ku myaka 8 gusa Robert yasumbaga papa we kandi na se yari muremure. Ku myaka 13 gusa byari bihagije yuko aba umuhungu wa mbere muremure mu mateka. Kandi gukura kwe ntabwo byigeze bihagarara. Uko yakuze cyane yageze ku buryo abantu bose bamurebye batangaye birushijeho. Bivuze ko yapimaga metero 2.72. Si n'ibyo gusa, yaba ibiganza bye n'ibindi bice byose by'umubiri nk'amano cyangwa se amaguru ndetse n'ibirenge byose byabaga ari birebire ku buryo budasanzwe. Tekereza nawe umuntu wambaraga nimero 37 z'inkweto, kandi ibintu ntabwo wabitekereza. Ahanga ntabwo ndimo navuga ibice, fata nimero. Nkuko dushaka kuvuga ngo wenda nimero 45 ushobora kuba zangana nako ibice wenda 45 bikaba byangana nimero wenda nka 11 gutyo. Wowe utekereza rero umuntu wabaga wakwambara nimero 37. Nta mwenda n'umwe wabaga wamukwira cyangwa se inkweto. Ibintu byose barabimukoreraga, yasabaga ko ajya ku ruganda akabimukorera kuko nta wundi muntu wabaga wabyambara ku isi. Kuba muremure byamubereye ibintu byiza, bikaba n'andi mahirwe makeya cyangwa se ibindi bibazo agenda ahura nabyo. Nk'urugero, Robert yabashije kuba yazenguruka Amerika yose kubera ukuntu yabaga ari muremure nyine, abantu bagenda bamutangarira akabikuramo amafaranga. Yagaragaraga mu birori byinshi ndetse no mu makampani menshi bagakorana kugira ngo bakorane mu bijyanye n'inkweto. Ndetse bivuze ngo uyu muntu nyine yari yaramamaye pe, kandi yabikuyemo amafaranga. Hari n'abantu benshi bifuzaga gukorana nawe bitewe n'uburyo yareshyaga. Gusa nanone ubuzima ntabwo bwari bworoshye. Umubiri we wabaga ukeneye ingufu nyinshi, ndetse umubiri wabaga ukeneye kurya ibiryo birenze ibyo umuntu usanzwe yarya.
no kugira ngo ave ahantu hamwe ajye n'ahandi byaragoranaga, kuko nko kubona imodoka ari bukwirwemo byaragoranaga, kuko ntabwo abaga ajya mu modoka isanzwe, kandi urabizi yuko nyine imodoka iba yaragenewe abantu basanzwe nyine. Kuyinjiramo ubwabyo byaragoranaga, no kwinjira no gukandagiramo gusa cyangwa se ngo yicaremo akwirwemo nabyo bikagorana. Haba ibitanda bisanzwe, intebe zisanzwe, imodoka zisanzwe n'inyubako zisanzwe, ntabwo byari byarubatswe ku buryo nyine uyu nguyu yakwinjiramo. Tekereza wenda niba umuryango usanzwe ugira nka metero wenda nk'ebyiri, wenda n'umuntu upima metero hafi eshatu ari buyinjiremo ate? No kugenda gusa byabaga bigoranye, kuko nyine amaguru ye ntabwo yabaga ahamye neza kandi byamusaga imbaraga nyinshi. Gusa n'ubundi nubwo yahuraga n'ibibazo byose, Robert yari umuntu witonda cyane, ufite ubwenge kandi w'intyoza. Wumve ko yakundaga no kwiga. Yemeraga abantu ko bagenda bakamusura, ko ntabwo ashaka kwibukwa nk'umuntu udasanzwe, ahubwo ashaka kwibukwa nk'umuntu usanzwe nubwo yari afite umubiri udasanzwe. Ubuzima bwa Robert Wadlow ni nk'urugero rwiza rushobora kuba rwakwerekana ko rimwe na rimwe umubiri w'umuntu ushobora kuba wamutenguha agakura ku buryo bwari butandukanye. Kandi uko ugenda urenga uburyo byari bisanzwemo nyine, ugira ubuzima burenze ubw'abandi bari basanzwe bafite, bishobora kuba byakugiraho ingaruka mu mubiri wawe. Njye nari iFabrics, wakoze kutwumva. Niba ushaka ko hari izindi video tugukorera, twandike muri comment.